nari ndimo gutaha nsanga nyura hariya nyine urumva ndi kumanuka njya mu rugo mpasanga abahungu bagera muri 4 bahereza ikaze bakunzi bacu mbasuza mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Turi mu karere ka Nyarugenge, hano ni mu karere ka Nyarugenge, karere ka Nyarugenge aho bita Rwamara. Mu minsi yashize aho mwabonye video imaze iminsi itambuka ku mbuga nkoranyambaga, akari video y'uyu mubyeyi aho abasore bari bamuhuriyeho barimo bashaka kumwica, niko navuga. Akari umubyeyi tugiye kuganira rero, tugiye kutuganiza tubwire se byagenze gute, intandaro yabyo ni iyihe. Mbere na mbere reka mbanze nguhereze ikaze. Umeze neza? Bakwita ngo iki? Watangira bibwiye abantu badukurikiye. Yego murakoze, nitwa Nyampinga Claudette. Yego. Witwa Nyampinga Claudette. Yego. Nyami, twabonye video hanze abantu bagera kuri 3, ni 3 cyangwa ni 4? 3. Baguhuriyeho barimo baragukubita, bamubona bamwe bafite imihoro. Ndagira ngo tubwire intandaro ya bintu ni iyihe, byagenze gute, byavuye kuki? Yego, je ntabwo navanga intandaro ndayizi, ariko nari ndimo gutaha mvuye mu kazi. Nari ndi mu nzira ngenda ko ngiye kugera hafi yo mu rugo, ndi gutaha n'amaguru. Yego, mpura n'abasore bagera muri 4 barantankera. Yego. Barambaza ngo ndavaye nkajya he, ndahagana ndatashye. Ubwo mwahita arampirika. Abandi nabo barazana, urumva bari mfite agasakoshi karimo telefone n'amafaranga. Yego. Ubwo nkimara kwikubita hasi naguye ngwiriye urubavu rw'ibumoso. Ubwo batangira gushaka kunkuramo agasakoshi, abandi barimo bantemagura. Abandi barimo bantemagura. Ubwo ndatabaza. Ndatabaza gusa sinabashije guhita mbona abantu bantabara byihuse. Yego, ariko haje gucaho umuntu wari utwaye imodoka. Yego. Yego, niwe usa nkaho navuga ko yakoze ubutabazi bwihuse. Yavuze amahoni, urumva wenda agira ngo n'abantu babyuke mbara abaryamye cyangwa imbara bari hafi baze batabare. Ubwo cyakora ntabaje pe, ni nawe wafashe kara ka video. Nanamushimira ko yagize neza. Yego. Yego, gusa hashize akamwanya uko nkomeza gutabaza, haje umunyerondo. Nawe baramutema. Yego. Mu mutwe. Numva ntabwo yakubasha kuntabara abantu bafite imihoro ntabwo byoroshye. Yego. Yego. Numva ari uko navuga ngo byagenze uko nyine batangiye bashaka kunyambura. Yego. Yego, bakanantemagura, ariko byarangiye nyine ubundi amafoto agasakoshi karimo amafaranga na telefone babijyanye. Basiga n'ubundi urabona ko basize hari bari bazi ko napfuye. Yego. 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 Biraza gutuma nibaza, baje bashaka kwaka agasakoshi, ariko se wowe wigeze ugerageza kubarwanya? Oya, ntabwo nigeze mbigerageza. Yego. Warabaretse? Hanyuma se by'imihoro byajemo bite mu gihe utari wabarwanyije? Ngewe urumva baramiritse nikubita hasi, bo barwana no kumfungura agasakoshi kuko kaba gafashe. Uriya agasakoshi wambaye mu nda nyine baba bagafunze bakiyegereje. Kari gafashe maybe yuko batari baza uko bagafunga cyangwa naho kafungiye. Yego, nibwo rero bahereye ko bantemagura, wenda sinzi icyo bagambiriye kuko n'ubundi ntago imbaraga mfite zarwanya abantu 4. Urusanzwe bazi wari wowe ubyibuze arabo wabonye wari harimo waruzemo muri bo? Oya, nta n'umwe nzi. Yego. Ubuzima busanzwe ubundi wari utugukora iki? Yego, mu buzima busanzwe ncuruza imyenda Kimisagara. Ndashaka tuze gusa nk'abasubiye inyuma uduhe ishusho y'umunsi wawe kugira ngo ibyo bize kuba wewe utubwire nko kuva mu gitondo kurinda ugiye mu kazi, ko hari igihe ushobora gusanga ari nk'umuntu waba baragukurikiye kuva mu gitondo ukajya ku kazi ugiye gucuruza imyenda akaba yarakubonanye amafaranga. Tujya muze kutubwira ishusho y'umunsi wawe igihe waviriye mu kazi
ese wari wiriwe Yes. yego urumva ngiye mu kazi navuyeyo kare njya no kwiyogoshesha washoje akazi nashoje akazi nka saa tanu ubundi ngiye nkasoza kare satanze yego oya samanywa ubundi nasoje kuko natashye igihe ngira hano mu rugo ndongera ndagenda njya kwiyogoshesha yego ndagenda njya kwiyogoshesha gusa ahantu niyogosheshereza hano mu Gitega hari abashiti banjye benshi nyine bahakorera urumva nakoreyeho n'urugomo ntindaho yego wagiye muri salo uvayo sangahe wahagurutse sangahe utashye muri salo nahavuye nka saa 12 mitanze njyaho handi twe kubegeranye ku bashiti banjye ahubwo aho ngaho niho navuga ngo navuye ntinze ko navuye nka saa 5 indi minota ari ukuntu ushobora kuba wajya mu bashuti bawe mukaba mwasohoka wenda mukajya nko gufata kamwe akajuwisi cyangwa se abanywa agasembe bakagafata ushobora kuba wahuriyeho n'umuntu wenda akabona mwasagambye akavuga ngo reka tuze kureba mw'aba bantu wenda harimo ufite amafaranga ibyo bintu byarigeze biba oya nabyabayeho ko abashiti banjye n'undi bari ku kazi nabyabayeho pe wagiye kubareba we muganira bisanzwe yego kwabo bashuti bawe wahagurutse sangahe nahagurutse nka saa 4 nahavuye nabo bafunze nahagurutse nka saa 5 indi minota nahagurutse nka saa 5 ntega moto ngera kuri 40 ko nari maciye ngo hari akantu ngiye kuhagura nyine kuri 40 kuko n'ubundi n'ibyo namaguze barabimenesheje muri kaburimbo waraguze ibiki n'umugati uratubwiye ngo wageze mu rugo urongera uragenda ujya kuraba abashuti bawe hari saa 5 z'ijoro nibwo mwatandukanye n'abashuti banjye yego hari saa 5 uravuga iti reka ngure umugati w'abana kuko twabonye ko uri umubyeyi ufite abana uvuga iti reka njyana umugati nza kuba yego wamanutse wumva nta bwoba kumanuka saa 5 uri wenyine uzi ko ufite amafaranga ntabwo wari ufite urumva saa 5 ntabwo babwije cyane kuko n'abantu baragendaga mu muhanda kuko njye nabuze ntireka manuke gake n'ubundi ugiye kugera mu rugo kuko abantu ko n'amabutike yaragifunguye numvaga nyine hakiri kare pe ntabwo urumva yo mbona ko bwije na gutega moto kuko nabonaga hakiri kare nabonaga abantu bagenda mu muhanda nabonaga hakiri kare uramanuka ubuhuye n'abasore wasanze bateze hari ukuntu umuntu atega umuntu akamugwa gitumu cyangwa wabagezeho ubura abantu ubona imbere yawe tubwira ujye guhura n'abo basore kuko twabonye ko nta hantu mu ikoni ngire ngo abantu bari buze kuhabona wababonaga imbere yawe cyangwa bakuguye gitumu oya nabonaga imbere yanjye ariko nabonaga nyine nanditswe nk'abantu bagenda nanjye nsa nkaho mbatambukaho ntabwo nanditse ko nyine ari abagizi ba nabi nanditse ko ari abantu bari kugenda mu muhanda wabageze impande wowe uratambuka yego ngitambuka bahita bampagarika baraguhagaritse bakubwira ngo iki barampagaritse barambwira ngo uri murava he ukajya he Yego. ntabwo ndatashye numva wenda ko ari abantu basanzwe pe yego kutabwira ngo ndatashye nibwo umwe yahise ankubita nikubita nyine hasi yagukubise iki ntago uko biri kose nimba yarankubise nimba yaranzi ikintu kuko njye nisanze hasi yego nuko ubwo ngubwo icyo gihe mu muhanda harimo abo bane niyo modoka imodoka yari itaraza urumva imodoka yaje nyuma bari kuntema yego imodoka yaje nyuma bari kuntema yego isa nkaho itabaza imodoka yaraje isanga bamaje kukurambika hasi iyi modoka yasanze hashize nk'igihe kingana iki uri hasi urumva igihe cyo ntabwo ntakimenya ariko ntabwo yatinze cyane ariko urumva bashyize hasi bari kuntema bari kunyambara n'agasakoshi yego abantu benshi barimo baravuga bati uyu muntu wafashe iyi videwo kuki atigeze aza ngo atabare ahubwo agahagarara agafata videwo abandi bakavuga si uyu muntu wafashe videwo ntabwo yari ari kumwe n'abo bantu uyu muntu wafashe videwo we uramuzi
ya ntago muzi ariko ngo ni uwaho hafi nawe yarema ataha urumva wenda yego wenda byari bikwiye ko wenda ngo yakavuyemo akaza kuntabara ariko biragoye nanone umuntu umwe guhagarika imodoka agasiga mu muhanda akaza gutabara yego ashobora gutekereza nyine ibintu bitandukanye akavuga ati nanjye barantema cyangwa se maybe yuko bari abantu wenda harimo n'uwiba imodoka yabona nyivuyemo agahita yijyamo akayiba nyine urumva ntabwo ngewe ntabwo namurenganya pe n'ibyo yakoze yarakoze ko urumva ntabwo baba bari kumwe ngo bafate video anayitange babaye bari kumwe yafata video ariko bakajya bayireba binezeza ibyo bakoze ntabwo yayitanga. uyu nguyu wagufashe video z'ibyibuza nyuma y'icyo gihe mwongeye kuba mwavugana ngakubwire wenda anakubwira ati akwihanganishe yigeze basaza mu bantu bakurikiranye amakuru yawe nyuma? Yego yarayakurikiranye ariko nyine kare kuko nawe yagiye no kubivuga no kuri polisi bamuhamagaye kenshi nawe mu gitondo yahamagaye aranyibwira ambwira ati njye nafashe iriya video arambwira ati hangane nabonaga nta kindi nabonaga nanjye nimvamo nanjye baranyica arambwira ati nafashe njye iriya video kugira ngo wenda ndebe ko ubuyobozi bwayifashisha bukagira icyo bwafasha. Okay. Uwo muntu nimero urayifite ariko? Yego ndayifite. Niba ngombwa uraza kudufasha tuze kuyiduha tuwe twamuvugisha sinzi nimba iri hafi wenda mukamuduha twamuvugisha akatubwira ukuntu byari bimeze. Noneho hari abantu noneho babonye iriya video utubwiye ko uriya yaje asanga n'ubundi hashize iminota batangiye kugukubitaje batangiye kugukubita no kukwaka biriya wenda afata video bari gutema. Ndagira ngo noneho umereze isura nyuma biriya hakurikiye iki bariya bamaje kugutema bita bigenda bite? Bariya bamaze kuntema hahita hahise haza n'abamotari ko njye nagaruye ubwenge mbona ari abamotari bahari bavuga ati ngo tujyane kwa muganga kuko umumotari urumva haba bamaze no gutema n'umyerondo. Yego abamotari bahise bitanga Imana ijye bamugisha nabo baratabara bahise bitanga bavuga ati muze tubageze kwa muganga. Bakujyana kwa muganga hagana he? Kuri centre de santé ya hano Rwamara. Centre de santé ya Rwamara bagukora ubutabazi bw'ibanze. Yego sinzi iyo nimero ye mwayibonye tuwe twamuvugisha. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese niba umuntu aguteze agahita bahise bakigukubita wenda tubyite nk'aho ari jido wageze hasi ntabwo wigeze ubarwanya cyangwa bo bahise bafatira bagutema? Tubwire wowe bakimara kugukubita iyo jido ukagwa byagenze bite? Barakubwiye duha ibyo ufite byagenze gute? Oya bakimara kumwita jido nkakubita hasi nta kindi kintu bigeze banya ko bambwira ngo duha ibyo ufite nari gukura amagasakoshi nkakabaha. Yego ntago nta kindi kintu bigeze bambaza wenda ngo bakeneye. Wari ufite ni ibiki wari ufite mu gashakoshi? Utubwiye ko wari ufite umugati ufite agashakoshi ndetse na telefone. Tubwiye se mu gashakoshi harimo ibiki? Mu gasakoshi harimo amafaranga 32,000. Ibihumbi 32,000 nibyo wari ufite? Telefone na telefone ya Sony n'iya gatushe ya Tecno. Telefone ya Sony telefone ya Sony ni agatushe ya Tecno byose barabitwara. ubu ngubu basigarana na kimwe baguhaye. Hanyuma sugwa kwivuza ko y'amafaranga yo kwivuza uri kwivuza gute? Muyu munsi nigeze kukuvugisha numva ngo wagiye kwivuza kwa muganga. Ubushobozi bwo kwivuza buri kuvaye ko numvishe ko n'ubuzima rurimo nago bwari ubuzima bwiza ndetse n'ahantu twagusuye twabonye ko ubuzima nyine nago ari bwiza pe. Hanyuma rero nyine uri kuvurwa gute? Ninde uri kugufasha? Yego murakoze kuko ibyo baba bikimara kuba hari umama duturanye hano niwe wahisemo amafaranga yo kwishyura hano kwa muganga. Yego urumva ndi kwifashisha inshuti n'abavandimwe abwani mungurize nzabishyura. Yego ati bakugurize uzabishyura. Kugeza munaba kuzana telefone mufashe kwa nimero za wa muntu nta kintu bitwaye nawe tumuvugishe atubwire. Nayanditse ntabwo nayanditse kuri simukadi. Tudukaseho gato ni ya gahunda yo gutwara ntabwo twemerewe gutwara turi
kuri telefone. Reka twihangane iyo minota 5. Yego, hanyuma rero noneho reka utwibwirire, nabonye abantu baragutemye, n'abari batangiye gutangaza inkuru ngo abaze gupfa, bagutemye ahagana hehe? Wagerageza kugenda utwereka ahantu hamwe na hamwe bagiye bakoze umuhoro. yego banemye mu ivi. Haragaragara bagutemye? Yego. Katurebe. Bagutemye aho mu ivi. Yego. Yego, biri kugaragara mu ivi, urabona ko bamutemye mu ivi. Yego, naye handi? Na hano mu nkokora, na hano hejuru, Yego, na hano ku jisho. no ku jisho naho barahatemye Yego. n'umuhoro. Sinzi icyo bahatemesheje. Wabyutse ubona naho hameze nk'ahasadutse. Yego. Biri kugaragara ko aho ngaho ku kaboko ko urabona ko n'inkovu ziracyari kugaragara, hirya y'igipfuko hari inuza, hari akaboko. Nabyo biri kugaragara, hari inkovu nyine yigo yuko bigaragara ko bagutemye. Hanyuma si ubwo ngubwo ko muhonose bagutemye nyine, ubwo uri kubasha, ndagira ngo nyine umbwire uburyo uri kwiyumvamo mu mubiri wawe. Urumva nyine ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, ariko nanone umva nk'umuntu mukuru ntabwo namera nk'umwana. Ndihangana nyine. Yego. Yego. Hari ikibazo natakubashije, ariko utuye muri ino karitsiye, Yego. niho usanzwe utuye. Abo bantu muri ino karitsiye bino bintu bisanzwe bihaba, ku rugendo twavuga ngo wenda nawe ni wowe wari watezwe wenda uwo munsi, cyangwa nawe n'umwaka, cyangwa ni abantu wenda utekereza ko ari abantu muziranye baba bakuzi cyane ko wari uvuye mu nshuti zawe, niba batekereza ko ashobora kuba yaragambaniwe, bimeze bite? Yego, hano muri uyu mudugudu ntabwo ibintu byo kwambura umuntu bagashaka kumwica ntabwo byavagamo. Wenda ntaho bitaba kuba umuntu yagutangira akakwambura telefone, amafaranga se, ariko noneho gusiga bashaka basa nk'aho bashaka kukwica, ni ubwa mbere bibaye. Yego. Yego, ariko nta bantu nkeka baba wenda barangambaniye. Yego. Mu buzima busanzwe ngo ucuruza Kimisagara mu isoko, ufite abana bangahe? Ngaba hariya 2. Abana 2. Yego. Ni ubana na uribana na mugabo? Oya. Arahari? Oya, ntaho hari. Wirwanaho ku buryo noneho kwanga no muri iyi minsi biragoye cyane. Ese abantu ucuruza utwo tuntu ucuruza hari ibintu nk'Kimisagara bahita muri tereraje, niko tubyita ibyo ucuruza? Yego. Muri tereraje urumva ko n'ubundi n'ubuzima ntabwo bwari bumeze neza. Muri iyi minsi muri kurya muterera, ubwo mubaye mute? Biragoye nyine, numva ni ukuyohereza umwana kuri butike aho bati ngende batwandike mu gakayi, Imana uko ariko zizadushoboza tuzishyura. Kuko nanone nta mubyeyi wareberera umwana w'imyaka 5 amusaba ibiryo, amusaba igikoma, ntacyo afite, ngo bakwemera ukanavuga ati wenda bazaze kunyishyuza, wenda ugenda ukunda, ariko nta mubyeyi wakwishimira kubona umwana ashonje. Si bo ku ishuri ko nta mwana wajyaga ku ishuri muri iyi minsi, uriya yajyaga ku ishuri, kurumva nyine n'ayo mafaranga reka batwaye banansi ko ndi bubyuke njya kuyaguramo ibikoresho byiwe by'ishuri. Yego, ibindi wenda nkazabigura cyega ko hari ibyo nari nishyuye. Ubu mutoya. Yego. Urumva ubwo none n'ishuri ryahagaze birumvikana. Urateganya se byibuze hari abavandimwe ufite bakiba wenda uvuga ati bashobora kumfasha nka nagaruka mu buzima busanzwe nk'isuganya, baba hari byibuze? Oya, ntabwo. Ni ukongera ko igishoro uzagikura rero, ko numva bakwatse igishoro. Nyine urumva ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ni Imana ifite uzwi izabigenza. Yego. Nagiye kubona nanjye kubivuga, ariko none reka mbibwe n'ubundi byabaye. Tugeze hano duhura n'umuvugizi wa polisi, tunamushimire kubona n'umuvugizi wa polisi n'umukuru wa polisi, uriya n'umuvugizi wa polisi yaje kugusura. Bagerageje kumubwira uko byagenze. Yego. Hanyuma rero nashaka kukubaza, wenda hari ubutabazi baba bakwemereye?
rero n'ibanga nibanga okay n'ibanga zareka guhereza n'umuntu yego hanyuma watubwiye ko wagiye kubona ngusubije gato inyuma uvuga ko wari urimo utaha uva kuri 40 hari utuntu uri kujya gufata kuri 40 urimo gutaha kuki yenda navuga ngo na kabazo nshaka kuba nakubaza kubera iki yenda waba waravuze kubera burije mbe nafata moto ibe yangeza muri quartier yo mu rugo ukavuga ati reka manuke mu rugo n'amaguru n'ubundi ukabahura n'abo bagizi ba nabi. yego nabonaga nyine ngiye nabonaga ari karena amabutika agifunguye kuvuga ni n'abantu baracyagenda mu muhanda kuko amabutika yose no kuri uyu muhanda wacu wose amabutika yarafunguye yarafunguye oya no muri imihanda no mu muhanda amabutika yose mazi yose yarafunguye ukibona kwa muganga ibyo byose byakubayeho bagutemye mu ivi ndetse no ku maboko ndetse no ku jisho sibyo muri video yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga hagiye hamenyekanamo amajwi yawe uri kuvuga ati mwambabariye hanyuma yenda uwo munyerondo ku giti cyawe uje kugutabara nk'abantu bagiye bashinzwe umutekano muri quartier sibyo akaba yaraje aje kugutabara nawe akibona bamutemye mu mutwe bigeze hariya abantu benshi noneho ku giti cyawe bakaba bari bakubitse ko wapfuye bamwe batangiye kuvuga ngo Imana ikwakire mu bayo nyuma bakaza kubona ko ukiri muzima we wabyumvishe gute ko abantu bari batangiye kuvuga ngo wapfuye ibyo bintu wabyumvishe gute ku giti cyawe urumva byambabaje yego maze kubona ko abantu bari kuvuga ko napfuye byambabaje vanga ubundi yego ntibakajye batangaza inkuru badafite neza yego ntabwo ari byiza ngo byiza mu gitondo kubyuka ukabona inkuru ngo wapfuye kandi uriho ntabwo bishimishije pe ni ukuri aba ari abantu babikora bakabiretse ntabwo ari byiza yego yenda nabo ku giti cyabo ntabwo twabarenganya kuko ugereranyije n'imihoro twagiye tubona muri video bagiye bagukubitagura sibyo twumvaga ko nyine utakiriho abandi nabo bakajya bavuga ngo wapfuye abandi bakongera bakavuga ngo Imana ifashe abantu nyine mbese ifashe inzego kugira ngo babe babona bari abagizi ba nabi nyine bakugiriye biriya bintu we ku giti cyawe ukaza kubona wibonye kwa muganga ukongera ukibona mu rugo ugeze mu rugo urumva byari nk'inzozi kuba wakumva ko wakongera kugera mu rugo hanyuma yenda ni nk'iki wabwira abantu bari bakurikiye iriya video bari bazi ko wapfuye sibyo bitewe n'imihoro bagiye babona bakugera izindi nkuru tukaza kumva ko mu bagizi ba nabi bari bakugiriye nabi muri bariya mu burimo hakaba hafashemo umwe ni icyenda washishikariza nk'abantu babonye iriya video bakaba nk'abayobozi bagiye batandukanye ni icyenda wasaba abayobozi bagomba gukaza umutekano muri ino quartier yanyu yego reka wenda mvuge ko kuri iki cyo kubona napfuye kandi ntapfuye tukambwire abanyarwanda bose ndetse n'abari hanze y'u Rwanda yuko yego ndababaye ariko ndi muzima ntabwo napfuye ikindi nanone nshimira leta yacu ishinzwe umutekano ko iba yakoze ibishoboka byose ikagerageza igakurikirana abagizi ba nabi ndetse bakanafatwa yego ikindi nanone navuga ni ukubwira nyine ni ugukangurira abanyarwanda ko bajya batabara bajya baratabarana kuko nk'aho wenda navuga nahohoterewe hari hatuye abantu kandi n'amajwi muyumva ko navugaga cyane ntabazi muri video birumvikana kandi ari ahantu hatuye abantu urumva iyo baza kubyuka bose nk'uko bumvisha umuntu atabaza bagatabara ibyo bari kuntabara hakiri kare bitaragera kure hanyuma nashishikariza wenda leta yacu ni ugushishikariza abaturarwanda yuko bagomba kujya batabara aho bumvisha umuntu atatse bakajya gutabara hanyuma rero
tuza kumva ko hariya bagutemaguriye ku kazu k'amazi haba hari n'abantu barinze mu kazu k'amazi, harimo abantu nyine bararamo, ariko twaje kumubaza avuga ko ngo we ngo afite nk'ikibazo cy'uko afite ubumuga bw'amatwi bwo kutumva. yego Sinzi niba icyo kibazo nk'abaturage yenda niba muzi ko uriya urara muri kara kazu k'amazi koko niba afite ikibazo cyo kutumva. yego turabizi, kereka kugira ngo akumve nuko aba akureba mu maso cyangwa akagutega ugutwi cyane. yego akaba yabasha kukumva. Okay, nyuma rero yuko tuba twahamagara uwo mugabo waba waragufasha akavideo kuri telefone, reka tubanze twumve ko yenda yaba yahugutse kugira ngo abe yatuvugisha kuri telefone, twumve ko byibura yatubwira uko yaba yaragufashe video abona ku giti cye, mbese abona ukuntu situation nyine imeze mu muhanda mbere yuko birabisambo abifata video. Tunamushimira cyane kuko niwe waba waratumye biriya byose biba, kugira ngo bizira bisambo bibe byabashwa gufatwa. So ntabwo nimero yo gucamo nakomeje guhamagara ntabwo ari gucamo, ariko reka ndi kumva ariko twasoza tukahita kuko ubaza byinshi. Tutarasoza ho gatoya, ni mu bantu babonye video aho bari abagizi ba nabi bagutegeye ndetse n'aho utuye ntago ari kure cyane. Ndagira ngo uze kumbwira, urebye neza urabona ko ni nko muri quartier, hari umuntu mwari mufitanye ikibazo muri quartier? oya nawe njye nyine ntawe nzi. hari n'igihe ushobora kuba mudafitanye ikibazo ariko se ukaba hari ubuzima wabagamo, abantu bakavuga ati uyu muntu hari ubuzima bayemo barabona ko ari bwiza, bakaba bakubinze. Wabaga mu buzima buri hejuru cyangwa wiberagaho nk'abaturage basanzwe bashakisha? Ni nk'abaturage basanzwe. So njye hano nsanze urabona ndi mu buzima buri hejuru koko, ni nk'umuturage usanzwe. Ngo mu kiganiro cyo baguteze bazi ko bagiye kugukoraho ibya mirenge ku byinshi. Wenda birashoboka nyine niko umuntu yavuga. Yego. Muri bara hari n'umwe wibuka muri bano basore bose bari bagufashe? Oya, nta n'umwe nibuka. Nta n'umwe wibuka? Nta n'uwapfa kwibuka? Baramutse bamukweretse wawe ati nta n'umwe wakibuka muri bo? Nawe nakwibuka. Ariko hari ifoto y'umwe yagiye hanze, sinzi nimba wayibonye, hari umuntu ifite hafi ra? Hari ifoto y'umwe muri bari abasore. Wabyakiriye ute niba waganiriye n'ubuyobozi bakikubwira ko umwe yafashwe? Kuko twabonye n'itangazo polisi y'igihugu cyacu bakize hanze, tubona ko hari umwe wamaze gufatwa. Wabyakiriye ute ukibona muri abantu bakugire nabi ko ari wafashwe? Nishimye cyane pe, cyane ndavuga ni buri ubwo amwe yafashwe n'abandi barafatwa. Nishimye cyane rwose, nishimye nyine ntabwo nabona uko mbivuga ariko nishimye. Sawa, reka tugushimire wakoze. Tutarasoza wavuga nimero yawe ukagira n'ikintu wisabira abantu, kuko watubwiye ngo abana niba ari kujya ku ishuri, ubuzima mu rugo, umuntu uwo ari we wese agira uko agufasha. Yego, murakoze. Urumva nk'uko n'ubundi abanyarwanda umuco ni ugufasha. Yego, umuntu wese ufite umutima ufasha yafasha mu bushobozi yaba afite ko bwabungana bwose. Yego, yamfasha nkabasha nyine kwiyitaho no kwita no ku bandi bandeba hano mu rugo. 078 688 04 735. Sawa, urakoze cyane.